Ikaze cyane rero kuri Dona official. Uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada, ikaze cyane no muri Amerika nabo nabasuhuje. Ugasanga uri wa muntu ukunda gusohoka, ukunda ko bagusohokana ahubwo nkaho waharaniye byibura nawe ngo wisohokane, ugasanga urimo kwisumeta ku bafite amafaranga ariko nanone atari uburyo bwiza bwo kuba watera imbere. Wakwisumeta ari uburyo wenda bwo kuba uri gushaka amafaranga, uri gushaka ubuzima, apana kuba bavuga ngo bagiye ngo za Muhazi, ngo za Gisenyi, ugasanga yenda ni wa muntu ushobora kuba ari yihemberwa amafaranga ye akagenda akarara mu ihoteli nziza ashaka, wowe uracyashakisha ubuzima, nta n'ibihumbi 50 winjiza ku kwezi ugashaka kubaho nk'uko abayo. Biriya biragoye. Buri wese afite vision, afite dreams, afite ibintu byinshi agomba gucesinga uko byagenda kose. Ariko niba wowe wicaye aho ngaho ukarya ukiryamira, ukirira ibiryo byo kwa mama wawe cyangwa byo kwa papa wawe, ukumva birahagije, ese utekereza yuko mu rwawe ko ari we bazaba bareba, noneho uzabihirikira abana uzabashyira kwa nyirakuru se, uzabashyira kwa sogokuru w'abana se, uzabashyira ko ari wowe ahubwo wo gukora hakiri kare ukiteganyiriza ugashaka ibyo bizagutunga cyangwa se ibizatuma utanduranya. Ibintu byinshi birahari byo gukora nubwo mudashaka kubikora cyangwa se tudashaka kubikora, urubyiruko rwinshi cyane ahubwo turi gushaka kumva yuko twabaho mu buzima bworoshye kandi kubona amafaranga biragoye. Niba unayabonye ugize amahirwe yo kuba wakwinjiza 100,000 cyibura ikanyage ku buryo usevinga uguramo ikintu runaka, kandi nabwo sinkubwiye ngo uyasevinge muri banki. Iyo nama yo ntekereze ko umuntu wayikugira ari wa muntu udafite ari wa muntu uvuga ngo ndayafite ariko ngo nta kintu mfite kuyakoresha. Urayabika, urayagumisha muri banki, banki irakungukira, ahubwo uri gutuma banki yo igomeza izunguza amafaranga yawe, usange yatangije yenda miliyari, ubu ngubu bageze nko kuri miliyari 10 cyangwa zinarenga, ahubwo uri guha banki ku umusada cyangwa se ubushobozi bwo gukomeza bazunguza amafaranga yawe. Niba ufite amafaranga wiyabika kuri banki, ahubwo reba ikintu ushoramo byibura niyo wakungukamo 1,000 ariko kikaza, naho nuyashyira kuri banki n'icyo 1,000 ntuzakibona. Nako kundi bivuga ngo ni ugufungura konte broking ikakungukira, ugasanga wenda bari gukungukira ngo purusenye 2, ubwo se amafaranga urumva ushyizemo wenda tuvuga 10,000, tuvuga 50,000, urumva ari purusa zingahe? Nawe tangira umenye ubwenge, umenye ngo nshaka ibi, nifuza ibi. Niba wumva yuko wifuza etaje cyangwa se imodoka, dore hari umuntu wigeze kumbwira ngo mbese ngo kuki mu biganiro byose ukunda kuvuga ngo imodoka. Ntabwo navuga ngo nawe utayifuza, especially yenda ndayifuza, ariko nanone ngomba kuyikorera. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubugambo cyangwa se mu tugambo, ntabwo bizaza, ahubwo ni ibikorwa nanjye ngomba gukora. Ntabwo imodoka izaza gutyo gusa utakoze. Niba nawe wifuza imodoka cyangwa izo nziza, tangira ukore wikanyage, nushaka use nabe, nushaka ishati gucukireho, ariko wowe mu mutima wawe uzi ibyo ushaka, uzi ibyo wifuza. Kuko sintekereza yuko ukuntu uri kuvuga ngo yenda ubeho nk'umuntu uzapfa ejo. Birashoboka ko ubayeho neza, urahembwa cyangwa se nta n'akazi ufite, ariko ugerageza uburyo yenda agafiriti, akanyama, ibiki byose bya bintu byiza twumva warya wifuza byose urabibona, ariko nyamara ntutekereza ko ejo n'ejo bundi bishobora gushira. Ese nibishira byibura n'ikijumba uzakibona, nabyo ko n'ibijumba byahenze, ibirayi byose nakubwira, ibintu byose byarahenze, bya biryo yenda tuvuga biri kuri make. Ese icyo gihe ubaye ayo mafaranga akanya utari kuyabona, ese icyo gihe byibura wazabasha kwitunga? Ntabwo wazanduranya ngo usange uri kwirirwa ushwana n'abashuti n'abavandimwe. Tangira utekereze ikintu kizima, utekereze mu bushobozi bwose ufite. Niba ufite akazi ugakore neza, ahubwo yenda ugire ibintu wongeramo. Niba ari ibintu wo kwihugura, byihuguremo, utange umusaruro ku buryo abantu cyangwa se bose babona yuko ufite umumaro. Hari nk'ukuntu bishoboka ko wenda ashaka kwirukana bamwe, ugasanga ugendeyemo, ariko kuko utamweretse umusaruro
nawe akagukubura nyine akagurenza gate, ariko tangira wihugure mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi wumve yuko ufite imbere heza kandi unabiharanire, ntabwo ari ngombwa ngo bivuge amagambo ngo bizavamo. Bisaba gukora, bisaba kwizirika, ukemera ukanaseba, abashuti bakaguseka, ariko we mu mutima wawe uzi ibyo ushaka. Nimba ukunda gusohoka, tangira ugabanye gusohoka. Niba yenda hari ibintu by'amaruwaziri wowe wibitse, tangira ubigabanye, ahubwo ushake ibintu byo gukora, wa mwanya wabihaga uwukoremo ibindi bintu runaka. Niba wari ufite tuvuge inshuti 10, buri kwezi buri wese agira birthday, uri wa mbere wo kujya muri ayo mapati, icyo gihe sinibaza kugira inshuti ni byiza, ariko se zose ni iz'umumaro? Uwo mwanya utamo cyangwa se uwo mwanya ugendamo ntabwo wakabikozemo ibintu byinshi. Ntabwo ndi kubangisha inshuti zanyu, ariko nanone tangira utekereze ikintu kizakugirira akamaro. Iyo nshuti yawe cyangwa se uwo mushuti wawe, ntabwo ntekereza yuko utagiye muri pati yahangayika. Ushobora kujya, ariko once in a while, rimwe na rimwe ubikora, ariko nanone utarengereye, wowe uzi ibyo ushaka. Nawe niba ushaka kuzahora hehese mu bukode, uhora utega akamoto cyangwa se taxi cyangwa se yayindi shira umuteto, uzagumiza uyigende, ariko nutangira ugakora amaboko mu mufuko ugakora, ifaranga ryawe rikabyara irindi faranga. Si ngombwa ngo abe menshi, abantu bose ntabwo batangiriye kuri ibyo bifaranga byinshi. Kuba ubona kanaka afite kampani irenze miliyari cyangwa se n'amamiliyoni, nawe yatangiriye hasi, nawe watangira ukiga kuzabigeraho nawe, kandi mu buryo bwiza, wavunitse, kandi ukubaha abantu cyangwa se ukabana n'abantu neza, amahoro, kuko ibintu byose ni abantu. Nkubwize ukuri, ntabwo uzajya muri business ntutaziranye n'abantu ngo izagende. Nta serivisi n'imwe utamenyana n'abantu, nta serivisi n'imwe uzakanga igucemo kubera utamenyana n'abantu. Uri wa muntu yenda wibereye aho ngaho, ntuzi ngo bimeze gutya, ntuzi ngo biri aha ngaha, ntuzi ngo minisiteri ngo yenda y'iki ngo iherereyeho, ngo se ngo ninde uyikoramo, usange byose ntabyo uzi. Iryo terambere ryawe ryatuma urumva ryagerwaho gute niba n'iby'ibanze utabizi? Banza umenye iby'ibanze, umenye ibintu ushaka, umenye ibintu byose, ubanze witekerezeho. Niba yenda hari n'abagabo baguserereza cyangwa se abasore cyangwa se abakobwa baguserereza, tangira wowe wishakira amafaranga. Nkunda kubivuga, ntabwo ngumuye abakobwa cyangwa abagore, ntabwo utangira utekereze ko umugabo cyangwa se ko wabona umugabo ni byiza, yego, ariko nanone tangira nanone ushobora utekereze, ese aramutse atanabonetse, ese bibaye ngombwa wenda nkaba singo bikarangira, uwo mwanya uri gutamo, cyangwa se uzi neza noneho ko nta n'inyungu ufite, cyakoze nimba hari inyungu ufitemo bigumemo, ariko niba uzi ko nta nyungu ufite, biri kuguteshereza umwanya, bivemo, ushake ibintu ukora, kuko hari ibintu byinshi byo gukora. Ntabwo ari ukuvuga ngo wisange ngo yenda ngo urashaka kujya gukora muri minisiteri ngo n'izibi, biriya ibintu wize sinzi neza ko ari byo uzakora. Ushobora gusanga ku ijanisha abantu bize ibintu bakora ni bake cyane. Rero niba uri umuntu tekereza neza, nubona amafaranga make utangire ubyaze umusaruro, kuko nta kundi kuba muri iyi si nuko bimera. Kuba muri iyi si, ntuzambwira ngo uzaryama, ibyo bitotsi byawe cyangwa se uko kuryamira kwawe ntabwo ari byo bizatuma ubona amafaranga. Niba wari muri cya cyimbo cyo kuruhuka, ariko hari ibintu uri kwinjiza, niba hari sitori runaka yenda wumvise imotiva abantu yumve, niba yenda ari ururimi runaka rwihuguremo, ibintu byose ugerageza amahirwe yose, ku buryo amahirwe naza atazasanga ari nk'izi ntoki zirimo imyanya ihita ataka, ahubwo azasange wariteguye. Usibye yuko utateganya cyangwa se utakwibaza ngo amahirwe ngo azaza ngo reka nyitegure, ariko tangira utekereze ibyo bintu byose, wikontorore wowe muri wowe, utangire ugire ibintu uhindura mu buzima bwawe. Nimba nta kintu wahinduraga cyangwa se wari umeze uko nguko, warya ukiryamira bugacya ukagenda, nuko hindura. Ntuzavuge ngo ntabwo ari akazi, ngo akazi warakabuze, nawe wakishakira, kandi
bitari ibintu bihambaye, wacuruza ibintu biciriritse ukazagera kuri byinshi. Cyane cyane Mana we, hari ibintu mba ntekereza ariko iyo nza kubitekereza wenda nkiri muri interina nari gukuramo amafaranga, ariko mbitekereje maze kubona uko ubuzima bumera. Mwakoze cyane rero gukurikirana ino video, niba wayikunze uyisharinge abashuti bawe, mume like, mume comment, mumbwire ibintu byahindukamo. Mwakoze cyane.